muhaye ikaze ni mu kiganiro ibyiyumvo ku ngingo zitandukanye hano kuri YouTube no Matene tuhaye ikaze muri kumwe na Matene. Uyu munsi nari ndimo kwibaza akantu, amagambo menshi maze iminsi nyumvanye abantu batandukanye bavuga nti umugabo ni nka roho mutagatifu itaha mu rugo rurimo amahoro. Nari ndimo ngira nti ariko se ahubwo muba mushatse kumvikanisha iki? Kuko usanga ari ibintu muvuga ariko ubyumvika wisosenguye neza ni amagambo akomeye cyane, ni amagambo akomeye cyane kuko aho njyewe iyo mbyumvishe mpita numva ko ari ugushaka kogagiza cyangwa gukuririza ibintu byo kwinjira abagabo babinjira. Ubundi kwinjira ku bantu batabyumva ni umugore wifite uryoshye wifitiye urugo rwe ariko akaba nta mugabo afite, rero bikaba ngombwa ko ashaka umugabo umwinjira uza muri urwo rugo. Rimwe na bamwe bajya bategeta ariko se arakwinjirira umutiba bw'ukanyago. Urumva rero aho niho navuze n'ibyo bintu, ayo magambo usanga ashaka kubyogagira. Ubundi umugabo ni umutware hambere niko byari bimeze, akabaho ari uwo gukora agashinga umuryango we, akazana umugore bakabyara abana ahungu na kobwa sinakubwira, akaba umutware w'umuryango, akagira umuryango ukamwitirirwa ndetse bigatinda ugasanga haba hari n'inkaba zazamutse mu rugo cyangwa se amakimbirane, bakamenya uko bayacubya akabana n'umuryango akawukomeza. Ariko none ngo umugabo ni roho mutagatifu ataha mu rugo rurimo amahoro. Urumva ubushatse kuvuga ati umugabo rero ntabwo akiri wa wundi ushinga umuryango ngo arwane n'ibibazo byose byo mu muryango n'iki, ahubwo yinjire yashake umugore ufite urugo rwiwe, amwinjirire babana, amwinjirire wowe kanyago. Rero ibyo bintu usanga ayo magambo nubwo muyakoresha muyumvishe neza kandi usanga ariho bishya bishyira, kuko neze niba nk'ubu hambere nta umusore w'imyaka 20, 25, 18, 16 yabaga amaze kwiyubakira afite inzu yiwe. Rero none umuhungu nkanjye ndetse n'abandenzeho abagabo b'imyaka 30, 40 arayigira ataranagira akaruri yishingira, atarigira nibura n'akashambure katagira icyumba afite. Urumva rero nibyo bintu, ayo magambo yose bishya bishyira aho ngaho, kuko bijya bigushya birashyuha. Niho hakomotse ibintu byitwa abapfubuzi binjirira imiryango y'abagore bafite abagabo badashoboye, ugasanga ngo bagiye gupfubura. Urumva naho byaturutse, haziramo icyitwa bya shugamamibisha, biba usanga abagabo barapfuye cyangwa baragiye mu butumwa bw'akazi cyangwa mu bindi, bakahamagara ubuhungu butoya bakabushukashuka, bakamuha amafaranga, bukabashimisha bukabashimira ahandi batigerera. Rero usanga ari ibyo bigambo muba muvuga muvugishwa ngo umugabo ni roho mutagatifu itaha mu rugo rwuzuye, usanga aricyo byorora icyitwa kwinjira. Rero ni ikintu ubundi kitagakwiye ku muntu witwa umugabo, kuko umugabo ni uwigira, ni uwubaka umuryango akawushinga ukamwitirirwa. Ariko none iyo uvuze ngo njyewe nzacunganwa n'umugore wifite, ahubwo mbeho ari icyo kintu mbareshya nsingire imigisha bapfakara, ubwo urumva nicyo kintu uba wifuza. B'abagabo bashinze umuryango bakigira, nicyo kintu uba wifuza. Nicunga aho rwose mbona hari abapfakazi, aho hantu nzagenda mbareshya ndebe ko nabinjirira nkareba ko rwose bantunga cyangwa se sinzi nkabaho. None rero urumva ibi bigambo, aya magambo rero mujya muyavuga mujye mugiraho muyagarukiriza, kuko aya magambo icyo kintu aracyorora cyane. Icyo kintu n'abo bahungu b'ubutumwa badashaka kwigira arabyorora. Rero ni ukujya tumenya ibi magambo dukoresha n'icyo ari cyo, tukanayumviriza neza, kuko ayo magambo iyo uyumviriza usanga aricyo kintu arimo gukururiza. Ni amagambo mabi cyane adakwiye no kuba akoreshwa. Uteze umuruho mutagatifu wita mu rugo rwuzuyemo amahoro. Wivuze amahoro, rega amahoro burya mbere na mbere amahoro ni umutekano. Amahoro
nicyo wariye kuko amahoro ya mbere anamba mu nda, aramba mu nda iyo wagize amahoro yo kuba aho uryama ntawe bikuvuga hejuru, ukagira amahoro aho uryama, ukagira amahoro yuko umeze neza mu mubiri, wariye wanyweye, urumva rero bashaka aho hantu abo bagore bifite bashinze ingo, bubatse inzu zabo n'iki byose, bakaba bafite icyo kurya, bakaba bafite iki, abahungu rero binjira bashaka kujya gutungwa n'abo bagore. Urumva rero ayo magambo nibo bahungu ashaka korora, akabagira utubwa tudashoboye kuba abagabo ngo bitwe batwara. Ubundi umugabo yari umutware rwose, umusore ukiri gatonya agakura azi ko agomba kuba umutware, agasore gasobetse imirya izubaka umuryango, yumva nk'aho ari agatware kugira ngo gashinge umuryango ukitirirwe rwose, kumva ko ari umugabo nako ko karimo umugabo. Ariko none ngo ni ukuborora, ngo bazinjira ngo abagore rwose urushako rwananiye cyangwa n'iki byose, banashutanye n'abagabo cyangwa bapfakaye. Urumva ibyo bintu rero ni ikibazo. Gusa bwo ni akantu nari nyujijeho ngira ngo twongere twibaze kuri ayo magambo tuba tuvuga, ariko tutumviriza fureshi ngo tubanze tuyashyire mu nyurabwenge. Rero nako kantu yakanyuzagaho ikiganiro, icyiyumvo ku ngingo nakagaruka. Sawa rero, murakoze, murakarama.